n'amakuru ababaje kandi ateye agahinda n'inkuru y'icamugongo mw'abantu mwe abanyeshuri bari bavuye ku ishuri ibibabayeho biteye agahinda n'umubabaro n'ukuri birababaje kandi biteye n'agahinda. Mana yanjye rero ibibereye hariya kw'irebero hariya mu karere ka Kicukiro ibihabereye ntabwo bizigera biva mu mitima ya benshi. N'impanuka mbi cyane ihabereye itwaye ubuzima bw'abanyeshuri n'ukuri birababaje n'ukuri biteye agahinda. Ese byagenze gute kugira ngo iyo modoka ikore impanuka ikomeye? Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'inkuru yacu y'akababaro yashenguye imitima y'abagiye batandukanye, na n'ubu ngubu bamwe na bamwe kubyakira byabagoye bitewe n'iyi mpanuka biboneye amaso ku maso ibereye hano kuri rebero. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda. Abagiye batandukanye bose rero bakomeje kugenda bagaruka kuri iyi mpanuka ibereye hano mu karere ka Kicukiro. Ni imodoka rero yari itwaye abanyeshuri bo ku ishuri rya Ecole Les Pousses riherereye i Gikondo muri kano karere ka Kicukiro. Bikekwa ko iyo modoka yabuze feri yagonze abanyeshuri 4 b'ishuri rya GS Kimisanze bagendaga ku ruhande rw'umuhanda, ndetse igonga n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye harimo n'ababyeyi bari iruhande rw'iyo modoka. N'impanuka kandi yabaye saa 11 z'umugoroba so kuri uyu wa kane tariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2025. Amakuru y'ibanze rero avuga ko abanyeshuri 4 bagendaga iruhande rw'umuhanda bakomeretse ku buryo bukomeye, ndetse n'abari mu modoka bagiye bagira ibikomere bitandukanye. Ababonye iyi mpanuka bose na n'ubu kubyakira byabagoye. Murabona ukuntu iyo modoka imbere yabaye, murabona ko yangiritse ku buryo bukomeye cyane. Abantu benshi babonye iyo mpanuka bavuze ati ni ukuri kuva nabaho n'ubwa mbere mbonye impanuka iteye ubwoba nk'iyi ngiyi ibereye hano mu karere ka Kicukiro. Aya makuru rero yanemejwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ASP Boniface Rutikanga. Yanongeyeho ko iyi mpanuka ikimara kuba polisi y'u Rwanda yahise itabara vuba na bwangu. Ati polisi yahise itabara, abakomeretse bajyanwe kwa muganga, harimo n'abakomeretse bikomeye ariko bose barimo kwitabwaho n'abaganga ku buryo bukomeye cyane. Yongeyeho ko polisi y'u Rwanda ifatanyije n'izindi nzego barimo gukurikirana abanyeshuri bajyanwe kwa muganga kugira ngo nyine barebwe ko barimo baritabwaho n'abaganga. Abantu benshi rero iyi mpanuka ikimara kuba bahise baza, gusa nyine polisi yahise ibigizayo kugira ngo nyine barebe ukuntu batabara ubuzima bw'abano banyeshuri bari bamaze kuburira ubuzima muri iyi mpanuka iteye ubwoba. Abagiye batandukanye bose bakomeje kugenda batanga ibitekerezo byerekeranye n'iyi mpanuka ibereye hano mu karere ka Kicukiro. Harimo nk'abagira ati iyi modoka yatangiye igenda ihuzagurika, noneho ubwo yari igeze hariya nyine bambukira abanyamaguru bambukira, ngo ihageze nyine guhagarara biranga, ubwo nyine abana bari barimo barambuka ihita ibagonga. Ni ibintu nyine na n'ubu abantu biboneye iyi mpanuka kubivuga harimo nk'uwari ugiye gutanga amakuru ariko nawe byamunaniye.
nyine abantu benshi bababaye babonye impanuka, kuko ni impanuka mbi cyane, ni impanuka iteye ubwoba, ni impanuka kuvuga natwe tuba turimo turavuga iyi nkuru, natwe tuba dufite ikiniga bitewe n'aya makuru twiboneye nyine amaso ku yandi. Ni impanuka kubona uko umuntu abisobanura nyine ntabwo biba byoroshye, kuko natwe turi abantu tugira amarangamutima. Rero iyi mpanuka ibereye hano mu karere ka Kicukiro ni impanuka na n'ubu abenshi nyine kugenda kuyivugaho, bamwe na bamwe kuyivugaho byabagoye bitewe n'uko yatwaye ubuzima bw'abantu bana bari bakiri bato, ndetse n'abandi nabo bakomeretse. Byinshi rero tuzagenda tumenya byerekeranye n'iyi mpanuka, tuzagenda tubigarukaho mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Namwe rero mujye mwihangana mukurikira amakuru yacu, mufate inkuru yacu muyisharinga, muyisangiza abandi, kugira ngo nyine bijye birushaho kugenda neza cyane 5/5. Mukomeze mugire ibihe byiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe mu byo muba murimo byose bigiye bitandukanye.